araje ibyerekana erekana kuza kwe biruta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka. haleluya bayoboke mubyuke mw'intore z'umwami ufate mu maboko intwaro za Yesu mu nzira yo kunesha tuyoborwe na Yesu tujyane nawe atuyoborire impanda ziravuze nimuze mwitabe ikamba ry'ubugingo ingabire yayo. Haleluya, haleluya. Amahoro y'Imana abe muri mwe, amahoro y'Imana abe muri mwe, amahoro y'Uwiteka Imana abe hagati muri twebwe. Amen. Reka uyu mwanya mbere yuko twicara nsabe Reverend Karegesa niba ari hafi aze azamure ijwi asenga Imana. Kandi mbonireho mbibutse niki, ari gihe tuba twaje tuje gusenga kandi koko nukuri ariko umuntu agataha adasenze. Uyu rero umwanya wacu kugira ngo umuntu wese asenge uko wumva umutima wawe ukubwira icyo wasengera. Ushobora kuba udafite ibyo usengera ku giti cyawe, ariko hari ibya mugenzi wawe wazamura muri uyu mwanya, hanyuma Imana yacu ikagira ibyo ikora. Reka rero twemerere Reverend Karegesa atuyobore mu gusenga, buri muntu wese azamura ijwi asenga Imana. Karibu. Akoze Pastor, Yesu ashimwe. Tugiye nk'uko abitubwiye, usengere mugenzi wawe, usengere umuvandimwe, usengere itorero, usengere igihugu, uko umwuka ukuyobora. Abari gusenga nicyo cyatuzanye, sibyo? Ngaho reka dusenge. Turagushimiye Data wo mu ijuru, kuri iki gitondo imitima yacu irakunezerewe uhoraho. Dore ubwoko bwawe turi imbere yawe, turahera hawe, tuzanye imitima yacu imbere yawe Data wo mu ijuru. Mwami, wumve gutakamba ku bwoko bwawe, wumve ishimwe ry'umukumbi wawe Data wo mu ijuru. Iki ni icyumweru cya kabiri dutegereza kuza k'umwana wawe Data wo mu ijuru, ni icyumweru cy'umucyo wera Data wo mu ijuru. Uwo mucyo uvire mu mitima yacu, uwo mucyo uvire mu byacu, uwo mucyo uvire itorero n'itorero ryawe muri rusange. Mwami wo mu ijuru, uwo mucyo uvire igihugu cyacu Data wo mu ijuru. Ibigoye imitima yacu ni byinshi, ibitubabaje ni byinshi, ariko kandi nibyo tunezerewe tukwishimiraho ni byinshi Data wo mu ijuru. Ari imiryango yacu, ari ubutunzi bwacu, ari ibyo dukora mu kazi kose akariko kose, kaba aka leta, kaba abacuruza, kaba imishinga iyo yose, ibyo dukora byose nibyo tuvuga byose bikaguhesha icyubahiro Data wo mu ijuru. Data wera, ibibera aha byose biguhesha icyubahiro, ari Fathers Union, ari umuvugabutumwa, ibyo byose Mwami bibereho guhesha ubwoko bwawe umugisha kandi guhesha icyubahiro. Mwami, twavuga byinshi ariko wowe uri Imana igira neza, Imana y'ubuntu bwinshi, umenya byose, ugashobora byose. Ibyo twibwira n'ibyo tutibwira n'ibyo tutazi, kandi kuvuga koko ngo uri Imana idahwanye natwe, uri Imana igira neza ibihe byose. Ibyo tutagusabye uko dukeneye, uduhera ubuntu nk'umubyeyi mwiza, kuko dusenze twizeye byose ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. 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 Dushimye Imana kubw'uyu munsi. Ngira ngo abasengera hano i Remera, iyi gahunda ntabwo twari twiherutse, ariko tugize umugisha wo kubona no kumva ikiriri cy'abagabo n'abagore babo. Ngira ngo mwumvishije ibintu by'umutingito hano by'imirindi y'abagabo. Buriya
ni ubuntu bw'Imana tuba twagiriwe kuri uyu munsi wa none. Imana yacu nihimbazwe. Reka rero uno mwanya nemerere kanoni senior pastor nyakubahwa muze mutwakirire iteraniro, mutwakirire n'abashyitsi badusuye. Mwaramutse mwese, muraho. Turashima Imana cyane kuri uyu munsi. Ngira ngo nkuko pastor yabivuze, ni umunsi tujya dukumbura cyane ariko tutaherukaga, ariko uyu munsi Imana yatugiriye neza birakunda. Ubu tugiye kwinjiza aba Fathers Union bashya basanga abandi bagera muri 320 n'abandi. Hanyuma uyu munsi turinjiza abandi bagera muri 30 n'abandi. Ubwo ba Fathers irimo iragenda izamura umurego. Mboneraho kubwira n'abandi ba Fathers bose abazi yuko ari abagabo barongoye mu buryo bwemewe n'amategeko, bubaha Imana, yuko twebwe hano ntabwo kujya muri Fathers ari ubushake, ni itegeko. Buri mugabo wese agomba kumva yuko agomba kwemera ko ari umugabo akajya mu bandi bagabo, sibyo? Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari ibintu biri negociable ngo umuntu ahendahende ngo wenda mudukundiye, oya. Ahubwo no kubatera umwete wo kubitekerezaho, nawe ukajya mu bandi bagabo, ukajya mu bandi. Ko hano turashaka guhaguruka turi abagabo, kandi abagabo nyine muraza kubyumva muri nituririmba imune y'abagabo no mu ijambo ry'umukuru wa Fathers n'abandi. Kubera iyo mpamvu rero dufite abashyitsi benshi hano nkuko mushobora kubibona. Ndavuga ab'ingenzi b'abayobozi bacu, kuko Bibiliya tubwira ngo abo kubahwa mujye mububaha. Abandi ndaza kubavuga muri rusange, kuko ntabwo nagenda mvuga buri muntu, kuko turashaka kwiga gahunda yihuta ntize kurenza amasaha. Murabizi neza yuko turi no mu gihe cya Covid, hari amasaha ubundi abantu bagomba kumara ahantu bakayubahiriza. Hari byinshi rero tugomba kubahiriza. Ndagira ngo ku isonga mbanze bishop wacu, bishop wa diocese ya Kigali. Bamwe bashobora kuba batamuzi. Uyu ni Bishop Amoti Rusengo, umuyobozi wa diocese ya Kigali. Hanyuma aba twese benshi twicayemo hano turakurikizaho, atari uko tutubashya abandi ba bishops, ariko turakurikizaho umukambwe wacu Archbishop retired Emmanuel Colin. Dufite n'abandi bashyitsi babiri. Dufite abepiskopi, dufite umwepiskopi wa diocese ya Gahini. Ubwo ahagurutse yahagurukana na madamu, nawe agahaguruka bakamureba. Dufite umwepiskopi wa diocese ya Karongi, missionnaire, nawe yahaguruka mukamureba na madamu. Turashima Imana cyane ku bw'aba bashyitsi bacu, kandi turababwiye ngo ikaze. Ariko dufite n'abandi. Reka mpere ku bashyitsi batumiwe, abacidikoni bose bari hagati muri twebwe, baba baje baherekeje abepiskopi, baba baje kuko twabatumiye. Abacidikoni bose n'abadamu babo bahaguruke hano. Iyo mvuze n'abakanoni ubwo n'aba barayiki bajyamo, ubwo ariko burya abakanoni ni abantu bakomeye cyane mu itorero. Tuzabasobanurira iby'abakanoni ubundi, ariko abangaba nabo tubahaye ikaze. Ngira ngo abo ni abashyitsi b'imena twatumiye bahari. Ariko igihe kohorute nshya iririmba, abandi ba Fathers natwe turabafasha. Ku indirimbo yacu turayizi, uwayibagiwe nawe turamwibutsa. Iriya ndirimbo igomba kudufatamo tukajya tuyiririmba tukayibuka. Ni imune ya Fathers Union Remera Parish. Muraza kuyumva nyine nidukubita umuriri, muramenya ngo hano hari abagabo banaririmba. Amen. Reka rero ngira ngo ngarukiriza aho ngaho. Abandi mwese abakristo bacu turabakiriye, kandi ntabwo ndi bwongere kuvuga irindi jambo. Nyakubahwa Bishop, nagira ngo ngushimire rwose, ngushimire kwampaye paruwase nziza. Nyamibwira abandi rwose singira isoni zo kubivuga. Umupastor utazanyura muri paruwase ya Remera ntazamenya abakristo beza aho baba. Aba bakristo
aba bakristo ntibasanzwe. Iyo duhagurutse tugenda nk'ingabo, iyo twiyemeje ikintu turagikora kigakunda. Ngira ngo ishimwe rikomeye cyane mu minsi iri imbere tuzabatumira abanyakubahwa bishops na bishop wacu tubirimo, umunsi bazatubwira ko agapfukamunwa kamanutse, ngo ntabwo dushaka kuzakora umunsi mukuru turi mu gapfukamunwa. Tuzabatumira muze muturobanurire urusengero, tunababwire n'amateka yarwo n'ibigwi by'aba bakristo, kuko ni abakristo b'indashyikirwa bataba ahandi. Uzabihakana azaze dukora imihigo. Ndabashimiye rero bashyitsi bacu bose, kandi nta soni nagira zo kubabwira ngo aba bafadazi muzabatumire baze babaterera umwete abandi bafadazi. Ubu muraza kubyumva mu bikorwa bya fadazi. Iyo dufite igikorwa hano, abafadazi barahaguruka bakavuga ati nk'abagabo tugiye gutanga urugero. Ntabwo ngiye gutanga raporo yabo, muraza kuyumva chairman ayitanga, ariko ndababashimiye. Aba bagabo mubona bambaye amakositume, ubu ngubu iyo bahagurutse urabimenya guhagurutsa abagabo nyine biremera. Muraza kumva ibigwi byabo. Ntabwo ngiye nshinzwe gutanga raporo, ariko ngurate intwari agira ate abanzizi wabo. Ubwo rero mbanjizi wacu, abandi namwe muzatubwiriza iwanyu ku munsi wabyo. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo nsabe couple ya Mike Mugisha na madamu baze badusomera ibice kugira ngo twihutishe gahunda, hanyuma abantu baba bicaye bose, abana nibajya muri Sunday school tuze kubona uko tubicaza. Abasore mwese mwe mwiteguye, nimubona harimo abantu bagihagaze mwe mujye hejuru, hari imyanya ihagije, hanyuma hasigaye gahunda igende neza. Babazanire mikrofone zanyu. Iyi ni inkongoro ya dede. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye gusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo wa 11 kugera ku wa 18. Igice cya mbere tugiye gusoma kiri mu gutegekwa kwa kabiri ibice 8 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 18. Reka dusome. Murongo wa 11. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondere ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusagwe butwika na skorpiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze, ibone ko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basekuruza banyu, nk'uko na basekuruza banyu. Mbare gato 18. Ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Igice cya kabiri turagisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6, turahera ku murongo wa 25. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6, turahera ku murongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba,
ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabugaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo, buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amaraso reka dusabe abagabo basanzwe barinje muri Fathers Union, mwese muhaguruke, hanyuma dufatanye iyi ndirimbo muri mu byicaro byanyu aho mwari mwicaye. Muhaguruke hanyuma. Imiryango twebwe n'izi torero. Imiryango ni twebwe nk'igizi itorero, abagabo tukaba imitwe y'ingo zacu, dushyire hamwe n'abafasha Imana yaduhaye, maze dusohoze umugambi Imana yavuze. Imiryango ni twebwe nk'igizi itorero, abagabo tukaba imitwe y'ingo zacu, dushyire hamwe n'abafasha Imana yaduhaye, maze dusohoze umugambi Imana yavuze. Bagabo muze, bagore muze, dukora umurimo Uwiteka Imana iduhamagarira, tuzahindura byinshi mu miryango, tuzakiza itorero, duhindura igihugu. Mu ijambo ry'Imana Yosuwa yarabwiwe ngo aho tuzagera hazaba hacu.
tuzaba urugero muri rwose, twigisha abana bacu inzira nziza. Itorero ry'ejo rizaba ryuzuye mu mubiri ndetse no mu mwuka. Amen. tuzaba urugero rwiza muri byose, twigisha abana bacu inzira nziza. Itorero ry'ejo ryose rizaba ryuzuye mu mubiri ndetse no mu mwuka. Tuzaba urugero rwiza muri byose, twigisha abana bacu inzira nziza. Itorero ry'ejo ryose rizaba ryuzuye mu mubiri ndetse no mu mwuka. Bagabo muze, bagore muze, dukora umurimo w'iteka Imana iduhamagarira. Tuzahindura byinshi mu miryango, tuzakiza itorero, duhindura igihugu. Mu ijambo ry'Imana Yosuwa yarabwiwe ngo aho tuzagera hazaba hacu. Dukeneye imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe gusohoza inshingano Imana yaduhaye. Mana, dushoboze kuri uyu murimo. Dukeneye imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe gusohoza inshingano Imana yaduhaye. Mana, dushoboze kuri uyu murimo. Dukeneye imbaraga z'umwuka kugira ngo tubashe gusohoza inshingano Imana yaduhaye. Mana, dushoboze kuri uyu murimo. Bagabo muze, bagore muze, dukora umurimo w'iteka Imana iduhamagarira. Tuzahindura byinshi mu miryango, tuzakiza itorero, duhindura igihugu. Mu ijambo ry'Imana Yosuwa yarabwiwe ngo aho tuzagera hazaba hacu. Bagabo muze, bagore muze, dukora umurimo w'iteka Imana iduhamagarira. Tuzahindura byinshi mu miryango, tuzakiza itorero, duhindura igihugu. Mu ijambo ry'Imana Yosuwa yarabwiwe ngo aho tuzagera hazaba hacu. Dufatanye twese. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nemeye na Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu, wabyawe n'umwari Mariya, kandi iyo nda yasamye yari umwuka wera. Yababajwe ubwo Ponsiyo Pilato yari umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu, ajya mu ijuru. None wicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Kandi nemeye umwuka wera, nemeye ko ariho itorero ryera katolika ry'abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri n'ubugingo budashira. Amen. Abandi mushobora kwicara. Nsabe abana muhaguruke aho mwamwicaye mwese, ari abari hejuru ari n'abari hasi. Nsabe n'abagore bahetse, nsabe n'abagore batwite, kuko izo kategori zose ziba zirimo abana. Hari abana tutarabonesha amaso tunasengera cyane, abo ababyeyi babo bagitwite. Njya nkunda abagabo rimwe na rimwe nabo bahaguruka abagore babo batwite, nabyo biba ari byiza, biranshimisha cyane
kubona umugabo utwite, ariko burya biba bikwereka ko babaye umwe. So abazi yuko batwite bari hagati muri twebwe, hanyuma abahetse abana cyangwa babakikiye, ndenda kubabwira yuko kuri Noheli rwose ibyo ndabibijeje, ibimenyetso birafatika. Icyumba cy'ababyeyi bonsa bahetse kizaba kiri ready hariya hirya, tuzaba twaragitunganije hameze neza, mushobora kugenda mukicaramo. Iyo uri hariya tuzashyiramo agahoparire mujye mwumva ubutumwa, ariko ushobore konsa umwana wawe ntawe ukubangamiye, ushobore no kumuryamisha nta kikugoye, ku buryo mbese ababyeyi mufite abana twabateganirije icyumba cyanyu rwose. Tuzatubara ngo ababyeyi bonsa mwicaremo hariya, hazaba harimo n'akantu ushobora gukarabiramo nawe, bintu byiza kabisa by'ababyeyi bonsa. Amen. Ubwo rero mwe mwihanganye, ariko mwe muhagaze, hanyuma nsabe madamu wa Bishop Gahima Manase wa Gahini aze bamuhe mikrofone ye, hanyuma asengera abana abo bose, izo kategori zose, abari mu nda, abahetswe n'abigenza bari hariya hejuru bagiye kujya muri Sunday school. Imana ikiranuka, Imana y'ubutware n'ububasha n'ubushobozi, turagushimye Mana, turagushimye ko ushobora byose, turagushimye ko waturinze, turagushimye ko watugize ababyeyi. Yesu uhabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye Mwami Imana, abana bose waduhaye, abahungu n'abakobwa, tugushimiye ko Mwami Imana watugiriye neza ukabatoza inzira zawe. Uyu munsi bakaba bari mu rusengero wera wa Isiraheli, nkuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo dutoze abana kwandika amategeko yawe ku mitima yabo. Nta kindi twabifuriza nuko Uwiteka Nyiringabo, twebwe twakora ibyacu nk'ababyeyi, ariko wowe ukandika amategeko yawe ku mitima yabo. Amen. Kugira ngo aba bana wera wa Isiraheli bazaba abana bakubaha, bazaba abana bakumvira, bazaba abana bahesha izina ryawe icyubahiro. Mukunzi mwiza, tukweretse n'abana bakiri mu nda za ba mama babo, kugira ngo barereremo kandi nyaguhora ku ngoma, bazavuke bashima izina ryawe, kuko niyo ari mu nda arumva, kuko n'ibyo abwirwa Mwami Imana ari ibikubaha, biramwubahisha niyo avutse. Kuko ijambo ryawe rirambwira ngo abagore bakubaha bakitondera amategeko yawe bagaragarira mu ibyara. Reka tuzabone abo bagore baruhuka neza, babyara neza, kubwo kubaha ijambo ryawe, kubwo kubaha Uwiteka. Uzabaho umugisha wo kubyara neza, kandi n'abatarakumenya Mwami ubahe kukumenya, kugira ngo iryo sezerano ryiza wasezeranyije abagore bakubaha rizababeho. Twongeye gusengera n'abagore Mwami batarabona urubyaro. Mucunguzi w'abera, hari benshi cyane barira, bakuborogera kugira ngo mukunzi wanjye ufungure inda zabo, nabo babona abana bakikire bishime, maze kuri wa munsi uzaba usohoye isezerano ryawe bazishime, banezezwe n'isezerano ryawe ribasohoreyeho kuko bakubashye. Ndakwinginze ngo utubere Imana muri byose, kandi aba bana bazaba abagabo bakubaha, bazaba abagore bakubaha. Mwami Imana, igihugu cyacu nk'uko abagabo baririmbye, reka bazahagarare Mwami Imana, bazahagarare bashikamye, kugira ngo igihugu cyacu kizabe intangarugero mu mahanga, kuko kizaba ari igihugu kikubashye. Ndakwinginze ukomeze kutubera Imana muri byose, kandi aya materaniro ukomeze kuyagura. Mucunguzi w'abera, waduhaye umunsi mwiza w'abagabo, abagabo bubaha Imana, abagabo batandukanye n'abandi bagabo, kuko abagabo bubaha Imana bahesha Imana icyubahiro, ndetse bakazamura igihugu mu mbaraga zacyo, igihugu kigahora kibona umugisha uturuka ahera h'Imana. Ndakwinginze ukomeze kubana natwe, kandi ukomeze kutugirira neza. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mwami vuga nanjye ndumva, ndindereye icyo mbwira, kijya kinezeza cyane,
cy'Imana ibicumuro mwami nguteza amatwi icyo nshakaho ni iki. Reka iryo ribe isengesho ryacu, dusabe bishop azatugezeho ijambo ry'Imana. Murakoze. Hobe 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 mwese hobe. Muraho Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana yaduhaye uyu munsi mwiza w'abagabo kugira ngo tuze tubane namwe. Cyane cyane ndabanza nakire abashyitsi bacu baduteye iteka bakaba babanye natwe. Umunsi w'abagabo bawuhesheje icyubahiro. Hanyuma ndasaba abagabo gusa bajye babampera amashyi. Bishop Mutode wa Karongi n'umucyara murongera mugira gutya. Dufite gahunda, muribuka ko Karongi ni diocese missionnaire. Nta rusengero bagira, niyo bakiba ku rusengero. Nta ishuri harya bafite rimwe, hari ishuri rimwe ngira ngo ry'Abanglikani. Ubu ngubu nibwo bari bo kubaka inzu ya bishop, buriya bishop arakodesha. Ntago bagira aho baba. Iyo atishyuye ubukode bamwirukana mu nzu. Ariko bamaze iminsi bihangana n'abantu b'Imana babafasha. Ubu ngubu bageze ku isakaro, bagiye gusakara. Twarimo kuganira na Kazi ubwenge n'abandi bagabo yuko mu kwezi kwa mbere dushaka kwikoramo umurimo, tugahaguruka hano i Kigali tukabagurira amabati n'ibyuma bisakara, tukabishyira imbere, natwe tukabikurikira tukabiherekeza, tukajya Karongi tukanza tugashyira amaboko yacu hejuru tugatendereza, twarangiza tugasakara inzu tukagaruka. Rero ubwo mwe mutwitegura sibyo? Hanyuma turakira na Bishop wa Gahini, twakwakiriye mu izina rya Yesu n'umucyara wawe Gaju rutukura wa Gahini nawe nguri arahari, nawe turamushimira Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Umubyeyi wacu aki Bishop Corinne, Mama Frida, namwe Imana ibaha umugisha cyane. Mwakoze rwose. Murabamenyera ababyeyi bacu bo kuko ahangaha niyo paruwase yacu. Hari bakuru bacu batubanjirije muri uno murimo w'Imana ndetse bakanadutoza, Kanoni Peter n'umucyara. Vera sinari nguherutse uraho. Uri ko kuri muramu wanjye ariko uri muramu wanjye wowe. Ibyawe bitandukanye, ntago bitandukanye n'ibya mama mucyo. Okay, reka tubyihorere ibyo ngibyo. Ibyo abantu nabaramu babo murabyihorera, siko tubigenza mu Kinyarwanda. Reka dufata akanya twe gutinda turebe ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Uhereye umwaka ushize batangiye kudushyira muri guma mu rugo, nafashe umwanya wo gusoma za Zaburi. Uhereye kuri Zaburi ya mbere ukageza kuri Zaburi 150. Hanyuma uyu munsi nenango dusomere hamwe dufatanyije. Nari ngiye gukoresha Ikinyarwanda cy'iwacu kivuga ngo dusomane hamwe dukomeje, ariko reka dusomere hamwe Zaburi ya 81. Ni Zaburi y'igitangaza. Abagabo twabashimiye, mwakoze, Imana ibaha umugisha. Nigiye Kabare hariya hakurya, ni naho nakirijwe. Habagayo umugabo w'umukire bamwitaga ngo Inebyona. Inebyona kiramenyesha ngo umuntu ufite byose. Noneho i Remera iri equipped mu buryo buhagije, iyo umuriro ugiye wihanganaho gatoya, hanyuma group ikajyaho, ijambo ry'Imana rigakomeza. Sibyo? Tugeze kuri Zaburi ya 81, ariko mu gihe nabonaga abandi bakigorwa no gushaka Zaburi ya 81 ahiri, mu gihe muyishaka reka nshimire abagabo cyane. Nababwira ukuntu James Kazi ubwenge yampereye umwaka ushize, ariko abantu James Kazi ubwenge vuga baramuzi, haguruka gutya abantu bakubone kugira ngo baze kuko identifyinga neza. Nuwo nguwo umwaka ushize cyangwa n'uyu nguyu utangira, ngira ngo n'uyu nguyu utangira, ati tuzinjiza abagabo witegura uzabuhari, tuzinjiza abagabo witegura uzabuhari. James ndashimira Imana ko yambashishije kose. Mwakoze cyane. Namwe mwese muri abagabo. Iryo jambo ntirihagije,
zaburi ya 81. Ndasaba abafite ikaramu ko mwakurikira mukandika kugira ngo mugende mufata imitwe y'ibyo mvuga, noneho nimugera iwanyu muze kwisomera neza iyi zaburi kuko yuzuyemo ibintu byinshi kandi mfite umwanya muto sinashobora kubabwira ibintu biri muri iyi zaburi. Ndagerageza gufata imitwe y'amagambo gusa. Noneho ufite agakaramu agume yandike ku gapapuro cyangwa ahandi hantu kugira ngo nugera mu rugo uze kwisomera neza iyi zaburi. Iyi zaburi ndayicamo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukubasobanurira umuntu wayanditse. Iyi zaburi nubwo iri muri zaburi za Dawidi ariko ni zaburi yanditswe n'umukuru w'abaririmbyi cyangwa se worship leader, umuntu wari uyoboye abaririmbyi mu rusengero rwo Dawidi, nawe yari umwe mu bapasitori bari bahari. Haleluya. Uwo bamwitaga Asafu. Abafite ikinyarwanda uraza gusanga handitseho ngo iyi zaburi ni ya Asafu. Asafu rero yari umuririmbyi. Ntabwo yari umuririmbyi uririmba gusa, ariko ngo yari n'umuririmbyi w'umuhanga. Yarazi kuvuza ibyuma by'ubwoko butandukanye. Yarazi kuvuza inanga, iz'imirya myinshi n'iz'imirya mikeya. Ikindi yari umuntu uhambaye mu buryo bwo gukoresha amajwi. Yarazi gukoresha ijwi rye rero. Noneho atangira umurongo wa mbere ndetse akageza ku wa 5 asobanurira abantu b'Imana ukuntu bakwiriye kugaragara imbere y'Imana yabo, ukuntu bakwiriye kuza imbere y'Imana yabo, cyane cyane ku munsi w'iteraniro nk'uyu nguyu. Nimwumva ukuntu atangira umurongo wa mbere ngo muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo mbaraga zacu. Murabyumva ra? Muririmbishirize Imana ijwi rirenga kuko Imana ariyo mbaraga zacu. Ntago imbaraga zacu ari amafaranga, ntago imbaraga zacu ari imbunda, ntago imbaraga zacu. Imana niyo mbaraga zabande zacu. Twakomeje. Nimuvugirize Imana ya Yakobo impundu, kimenyesha ngo n'abadafite inanga, ntibagire imiduri, ntibagire gitari, nabo bashobora kuririmbira nde Imana bakoreshejwe ijwi ryabo bakavuza impundu. Sibyo ra? Reka abanyarwandakazi bavuzemo impundu abandi babyumve batazi ukuntu impundu zivuzwa. Za mpundu zacu ni gutyo. Kandi abagabo ntago bajya bavuza impundu mwuka agira Imana bwe n'ubushara uvuga ngo bwi. Ariko iryo jwi muraryumvise, Imana irarikunda. Kandi iyo duteranye ntacyo bitwaye kuvugiriza iki Imana impundu. Niba utazi gucuranga ntumenye kuririmba, ukaba uri umukonyine nkanjye utazi kuvuza neza ndetse n'amashyi yawe rimwe na rimwe akabusanya, ufite right yo kuvuza iki impundu. Twakomeje tugeze ku wa 3 ngo muririmbe indirimbo. Turirimba iki nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ni muvuze ishako, mucurange inanga nziza na nebure. Mbese mucurange inanga nziza z'imirya myinshi, iz'imikeya, adungu, inanga z'ubwoko bwose butandukanye. Muzicurange, muzivuze. Nahoze numva turi hano hejuru abana barimo kuririmba ahangaha hasi bavuza inanga, amajwi yabo iki, mbega ibintu byiza. Asafu aravuga ati ibyo byose mujye mubivuza, nimuhura mujye mubicuranga byose. Twakomeje tugera ku wa 4 ndetse ngo muvuze impanda ukwezi kubonetse, kandi ukwezi kuzoye ku munsi wacu mukuru. Minsi mikuru ntago ndi bujye mu minsi mikuru kuko ni birebire, ariko ku munsi mukuru nk'uyu nguyu n'impanda muzigere gute muzivuze. Ndenda kugera ku gice cya 2, cyo cyari igice cya mbere. Abwira abantu b'Imana ati nimujya muhurira mu rusengero, nimujya muhuraho muhurira nk'abantu b'Imana, mujye mukora mutya. Wa 5 ngo kuko iryo ari ryo tegeko ryategetswe ab'Isirayeli, itegeko ry'Imana yande ya Yakobo. Ni itegeko ry'Imana yategetse aba Yakobo ngo nibahura bajye baririmba, nibahura bajye bavuza impundu, bavuza inanga n'ijwi rirenga,
bumvikane, amajwi yabo ave mu mutima asohoke mu kanwa kabo, imana yabo iyumve, bayivugire, bayivugirize, bayivuge. Iyo niyo mana yacu, umwuka agira imana. Kandi ngo iryo ni itegeko, nta choice ihari, ni itegeko. Ni mwumva wa gatandatu rero, umurongo wa gatandatu uhita uhindura imvugo. Ni mwubuka uyu nguyu uvuga, ni umukuru w'abaririmbyi, ni umukuru wa korari, ni umuntu uyobora amasengesho, akayobora no kuririmba mu rusengero. Noneho umurongo wa gatandatu uhita uhindura imvugo, ngo ageze ku wa gatandatu, nimwumve nawe ukuvuga. Nimwumve wa gatandatu ngo yararikomeje, ubwo aravuga rya tegeko, yararikomeje mu ba Yosefu kuba iryo guhamya ubwo yasohokaga igahagurukira igihugu cya Egiputa, cyangwa se cya Egiputa. Arimo kuvuga Imana, ngo iryo tegeko ryo kugira ngo abantu bayo bahure, baririmbe, basenge, bashimira Imana, ngo Imana yacu yararitegetse iri tegeko ubwoko bwa Yakobo, bwiravuga Abisirayeli, ngo irangije ibuhamiriza mu ba Yosefu. Iyi Imana ivuga gutyo rero, cyane cyane muri Bibiliya, iyo bavuze ngo aba Yakobo bakagera ku ba Yosefu, baba bamenyesha ngo abantu bakomoka ku myizerere y'Abisirayeli, kuko Imana yatangiye guhindura amateka igeze kuri Yakobo, hanyuma bigeze kuri Yosefu, ubwo biba bigiye no mu buzukuru n'abuzukuru bacu, sibyo ra? Noneho nashakaga ngo mwumve ako gace ka nyuma k'umurongo wa gatandatu, kuko ako ni agace ka kabiri. Ubwo agace ka mbere kari ukubabwira ukuntu abantu b'Imana bakwiriye kubigenza. Nuzajya uza hano ukabona umuntu ataraka mu rusengero aririmba, hari umumama wacu hari ukunda kuvuga ngo haleluya, Yesu uraho, nagushuhuje mu izina rya Yesu, ndacyakwibuka. Ibyo biremewe mu rusengero, biremewe mu bantu b'Imana, kandi ntabwo byemewe uyu munsi, ariko uhereye kera kose bigize gute? Biremewe. Noneho umva ageze, nimwumve hari aho tugeze ku wa gatandatu. Uwo muririmbyi arimo aririmba, nimwibuke izi zari indirimbo, kandi ntabwo zari n'indirimbo gusa, ariko zabaga na poem. Harya poem mu Kinyarwanda umuvugo, wari umuvugo. Muribuka uko imivugo bayivuga? Nta nubwo wari n'umuvugo gusa, ariko yari na zaburi. Ababaye muri Anglican yacu yo hambere, hari umwarimu wacu Sebushumba, nigeze kumubona ahangaha, yari umwarimu w'ikanisa y'iwacu Kazinga, nigeze kumusanga ahangaha umunsi umwe. Ndahamya ko abana be bagomba kuba bari ahangaha. Yajyaga aririmba zaburi akavuga ngo nimuze torere mbero weteka, tamavogereze mponde gitare cyagakiza kacu, kuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, natwe turabe, turi intama zo mu cyo. Ntiwumva ko bahari hano? Barahari. Nuko nguko izi zaburi zimwe baraziririmbaga gutya. Noneho Asafu ngo arimo aririmba iyi zaburi, arimo kuririmba, ngo agiye kumva yumva ijwi atigeze yumvaho. Haleluya. Ngo agiye kumva, ngo yumva ijwi atigeze yumvaho. Nimurirebe kuri uwo murongo twari tugezeho, agace k'umurongo wa gatandatu. Ngo niho numvise amagambo y'uwo ntarinzi ati, mu gihe aririmba, baririmbana n'abandi, agiye kumva yumva ijwi ry'ubuhanuzi rizamutse hagati muri bo, yumva Imana itangiye kuvuga, kandi irimo kuvugira hagati mu baririmbyi. Ngo agiye kumva yumva iryo jwi ataragize ate? Atararimenyereye. Noneho ndenda ngo murebe ku murongo ukurikiraho, ni uwa kangahe? Ni uwa karindwi. Icyo iryo jwi ryavugaga, nimurebe uwa karindwi. Ijwi riravuga ngo nakuye urutugu rwawe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'iki? Ijwi ririmo kuvuga, ritangiye ribwira Abisirayeli, Imana irimo kuvugira hagati muri bo, kandi noneho itangiye yivuga. Kwivuga murakuzi? Mu Kinyarwanda umugabo yagiraga ikivugo cye akakivuga.
cyangwa se n'abandi babaye mu isi ya gikonyine, umugabo yagiraga ikivugo cye cyangwa indahiro ye, nkanjye indahiro yanjye nkavuga ngo cyaka pampara n'akanyana kayo nkakwata icumu na kiremba cyangabo. Oya, ntago mubizi bamwavuze ngo ye, muravuga ngo ye, nkakwata icumu na kiremba cyangabo cyaka pampara n'akanyana kayo. Noneho ibi bintu ndenda ngo mumenye neza, ibi bituruka mu bantu b'Imana, kubera ko umuco w'Abanyarwanda ufite 80% nk'uw'Abayahudi. Niyo mpamvu Abanyarwanda tudafite excuse, nta kintu tuzifashisha nidutunguka imbere y'Imana, kubera ko umuco wacu ufite 80% nk'uwa Bibiliya. Burya Abanyarwanda njye numva hari umwana njya mbona hariya kuri Bibiliya avuga ngo Bibiliya ngo ubukirisitu ngo ni idini y'abazungu. Twebwe Abanyarwanda umuco wacu uhuye n'uwa Bibiliya 80%, kandi abazungu bo ni 0%. Ntaho umuco wabo uhuriye na Bibiliya. Iyo babaye abakirisitu bagomba kwiga bishya. Isezerano rikuru ntibazi icyo ari cyo, ariko twebwe isezerano rikuru rihuye neza n'umuco wacu. Murabyumva neza? Noneho ryajwi ritangira rivuga kuri wa murongo twari tugezeho wa 7, ngo nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Ngo ni bya bitebo binini bikorera. Umurongo wa 8, ubwo wari mu mubabaro waratatse ndagukiza, nagushubije ndi mu bwihisho bw'inkuba. Iyo ni Imana itangiye ivuga. Noneho ko itangiye kuvuga, itangira ihera inyuma ivuga ngo reka nkwibutse uwo ndi we. Uribuka cya gihe wari ugowe ukantabaza ugasenga, nanjye nkagira nte nkagutabara. Uribuka cya gihe wari mu bibazo ugahamagara, nanjye nkaza niruka nkagukiza. None warabyibagiwe. Hambere ahangaha narindi kwa muganga, iyo umuntu agiye kujya muri theater, ahandi ho babagira niyo bita salle dope, nutazi gusenga gira ate urasenga basi. Iyo ubonye abaganga baje bambaye bya bintu, amasengesho ntaho akubwira hava. Ariko iyo umaze kuva kwa muganga ukijajaramo gakeya, ninde ubyibuka? Ninde wari wajya aho babyarira kwa muganga, aho abagore babyarira, amasengesho bavuga? Njya nibuka umunsi umwe natwaye madamu wanjye kubyara, turagenda tugezeyo Murago, iruhande rwe hari umugore wababaraga cyane, atangira asenga mu runyankore, ataza ruhanga wanjye onyambe ibintu bikomeye. Igisa kimukubise cyane ati Mana y'u Rwanda we. Tekereza muri Murago hagati kuri furo ya 6, umuntu arimo gutakamagara Imana ya hehe y'u Rwanda. Aho ngaho niho Imana ivuga ngo narakumvise cya gihe, ngo ni mu bwihisho bw'inkuba. Iyo avuga ubwihisho bw'inkuba abamenyesha iki? Yari rahatagaragara, we ntiwayibonaga, ariko yagiraga ite? Yarakubonaga. Nibwo bwihisho bw'inkuba, kuko aho inkuba iri ntawuhazi, ntituhagera, ariko inkuba igize ite? Irahari. Ahangara nicyo avuga ngo nari mu bwihisho bw'inkuba, uratabaza ndagutabara wowe kanyagwawe. Reka turebe umurongo ukurikiraho uwa 9, niwo nashakaga. Uwa 9 rero, ubwo igice cya mbere Asafu yagitangiye arimo kuririmba, aririmbana na bagenzi be, baririmba zaburi bakoresheje inanga na neberi n'imiduri, bakoma mu mashyi n'impundu n'inzamba n'ibindi byose mu bimvangiremo. Hanyuma ageze kuwa 6 ngo yumva ijwi ridasanzwe. Mu gihe baririmbaga, ijwi ry'Imana rizamuka hagati muri bo, Imana itangira kuvugana nabo. Murabyumva nk'abantu b'Imana mwe? Imana itangira kuvugana nabo. None itangira babwira iti jewe ndi Imana yanyu. Ndi Imana yanyu. Cyagihe wari ufite ibibazo warasenze, ndakumva ndagufasha. Noneho turebe mu murongo wa 9. Icyo ni igice cya 3 tugiyemo, kugira ngo mbere yuko turangiza igice cya 3 cyuzuyemo amasezerano. Abafumbira baravuga ngo akangari
cyuzuyemo amasezerano menshi. Imana isezeranya ubwoko bwayo, Imana isezeranya wowe nanjye iti nukora nanjye nzagira nte, nzakora. Imana ivuga iti nukora nanjye nzakora, nugira utya nanjye nzagira ntya, nugira utya nanjye nzagira ntya. Izo ni principles z'Imana zidasaza, zitavaho, zidahinduka. Ni muri murongo w'Icyenda. Bwoko bwanjye, umva ndakugira nte, ndaguhamiriza. Wa bwoko bw'Isirayeli we, bwoko bwanjye niho nshaka aho, bwoko bw'Imana. Ubwo baravuga wowe nanjye, twebwe ababatijwe bakadushyiraho ka gashushanyo k'umusaraba gutya. Hari umupasitori nari ngiye guterura ubwa hano, yabatizaga umwana, nako murabizi mwakagira Imana, munibutse ko yamubatirizaga ahangaha, reka mwihorere. Ariko iyo tubatiza umuntu turavuga ngo tugushyizeho agashushanyo k'umusaraba kagaragaza ko uhereye uyu munsi wemeye Kristo wagize ute, wabambwe, kandi kuzahora urwanira munsi y'ibendera ye. Abo nibo bantu b'Imana. Ahangaha avuga ngo bwoko bwanjye, biramenyesha ngo wowe nuriya nanjye. Murabyumva mwabagabo mwe? Bwoko bwanjye ubwo birashyiramo na Fathers Union yose. Bwoko bwanjye birashyiramo na Mothers Union yose. Bwoko bwanjye birashyiramo n'abana bacu bose. Bwoko bwanjye birashyiramo n'Abanyarwanda bose. Ngo bwoko bwanjye, umva ndaguhamiriza. Wa bwoko bw'Isirayeli we, yaba wanyumvira, iyiba unyumvira, muri wowe ntihakagize gute. Ubwo ngubwo Imana itangiye kuvuga iti ikintu kimwe nakwifuje, yiba ubwoko bwanjye bwanyumviraga gusa. Nicyo cyonyine Imana isaba abantu, kimwe iti yaba ubwoko bwanjye bwanyumviraga. Nta kindi Imana isaba. Ntivuga ngo bwoko bwanjye mu mpingiri, cyangwa se bwoko bwanjye mujye mufata imishahara yanyu muyinzanire. Nkabo nabonye muri iki gihe bateye bavuga ngo kunkumura ibiri mu mufuka byose ngo bishyira ahangaha ngo bihe umuntu w'Imana yigendere. Imana irasaba yewe ubwoko bwanjye bwakoraga ikintu munsubize mukivuge cyane ngo yaba ubwoko bwanjye. Aha noneho reka twumve uwumvira Imana icyo imusezeranya. Umurongo wa 10 ngo muri wowe ntihakagira gute, ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Urabyumva? Imana ivuga ngo muri wowe ntihakabe ibigirwamana. Hari igihe njye ntekereza ngo wampa amaso ameze nka skaneri. Skaneri murayibuka bajya kwa muganga, ni icyuma bakunyuzamo bakareba amagufwa, bakareba uko umeze. Wampa nka skaneri maze nkabasikana, nkajya mbasikana gutya, nasanga bamwe mwambaye ibintu mu Cyongereza babyita za tarizima, Abanyarwanda bazita impigi, abandi babyita ebigendanwa, ibintu by'ubwoko bitandukanye. Rahira ko ntasanga mu byambaye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bantu banjye munyumviye mukareka ibintu byo biti bigirwamana by'abanyamahanga n'iby'Abanyarwanda ntibijye mu kintu cyitwa ikigirwamana icyo ari cyo cyose, ngo mwe mukakireka. In fact iyo tugiye mu migani cyangwa mu zindi zaburi, ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ikintu Imana yanga urunuka. Ni ibintu nka 3 cyangwa bingahe, ariko kimwe muri byo ni iki? Ni ikigirwamana. Ngo yaba abantu banjye banyumviraga bakirinda ibigirwamana. Ibigirwamana rero ibigirwamana ni ibintu bitandukanye. Twigeze kujya mu Buhinde, twari tuvuye Singapore, twari gurupu y'abapastori. Icyo gihe nari nkiri muri Uganda, turi kumwe n'abapastori ba Michael Chaze, abazo bitaga Mugarura Mutana Cyabukora Runyasi n'abandi. Noneho tugeze turara muri India kuko hari urugendo rurerure. Buracya mu gitondo tujya kuri airport, imodoka zitera umurongo, traffic ijyame bandende koko yanga kuvaho. Noneho Mugarura ni umukiga w'ikabare hariya, ageze ahanga aravuga ati ariko ikintu cya aba asimbuka mu modoka ajya hanze. Agiye asanga inka ihagaze mu muhanda hagati ujya kuri airport, iri kamera mu muhanda, inka y'amahembe za nka nyine
ni n'uduhembe dutoye, inka z'abahinde zigira uduhembe dutoye. Afata igiti aravuga ati sika nkasharwe reka nje nkoreke. Afata igiti, inka ibonye umuntu ikintu cy'ikigabo cy'igikara irirukanka iragenda. Imodoka barazifungura, turabaza kuki inka ihagarara, igahagarara baravuga ati iriya ni Imana, ni muceceke, iriya ni Imana. Abahinde be babonye inka babona iki? Imana. Ariko Imana yacu iravuga ngo iyo bamwakuraga iki? Ikigirwamana. Ntabwo nzi icyawe icyo ari cyo, icy'abahinde ni inka, icyawe sinkizi. Ariko nimwumve icyo Imana ibwira abakuyemo ibigirwamana. Umurongo wa 11 ngo nijye Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. My goodness me, my umva ngo asama cyane, nanjye ndagira nte nduzuza. Kwasama ni icyaha ngaha avuga, kwasama ni ugusenga. Burya iyo dusenga, mubona dusenga, abana bacu mwabumvaga, mwabana mwe Imana ibaha umugisha, nabumvaga musenga mu gitondo ndi hariya hejuru turimo kwambara. Iyo dusenga burya habaho exchange ni ukuvunjirwa. Kwa kundi kutwara amadolari muri forex bureau, ukabaha amadolari bakaguha iki? Amanyarwanda. Cyangwa ukabashyira amanyarwanda bakaguha iki? Iyo dusenga Imana ivanamo ibibi ikajugunya, ikazana ibyo ku Mana n'ibyo mu ijuru kuzuza hehe? Mu kanwa kawe. Iravuga rero ngo mwebwe muretse ibigirwamana n'ibindi bintu byenda kwishushanisha n'Imana n'ibindi byose, ngo mwe mugasenga mukasama gusa mugasenga, ngo nzagira nte? Nzabuzuza. Tekereza wuzuye ibyo mu ijuru, tekereza wuzuye ibintu by'Imana ari byo uvuga gusa. Tekereza Imana ariyo yakujuje ubwayo. Reka twongere turebe, mumbabare ndavana mu madarubindi kuko iyo ngize hajyamo umwuka, sibyo ra? Kugira ngo ntatinda cyane, iravuga ngo nimugire, ngo nanjye ndagira nte? Ngo maze ubwoko bwanjye wa 12. Ariko numvaga nasimbuka nkajya ku wa 14 kugira ngo ncunguze igihe umwete. Nimwumve ngo yaba ubwoko bwanjye bwanyumvira cyangwa se bunyumvira, yaba Abisirayeli bagendaga mu nzira yanjye. Nimwumve wa 15, natsinda ababisha babo vuba. Icyambere, uretse ikigirwamana ukakireka ukagishyira ku ruhande, ukasamwa akanwa kawe, Imana izagira ite? Izakuzuza. Kabiri, ngo izagutsindira iki? Ababisha bawe. Now iyo avuga gutya ngo ababisha, abavuga iki? Burya tugira ababisha b'ubwoko butatu. Babandi bo tuvuga mu kubatizwa. Umubisha wacu wa mbere ninde? Ni Satani. Uwa kabiri ni iki? Ni umubiri. Abanyarwanda baravuze ngo byara udahatse. Uwa gatatu ni iki? Ni Satani. Bambe ni isi. So Satani, umubiri ni iki? Ni isi. Ngo yiba wumviraga Imana ngo yagutsindira ababisha bawe, kandi ngo ikabatsinda. Nimushyireho ijambo vuba, niryo nshaka kumva. Ngo ikabatsinda. Hari ubwo duhangana n'ikintu ugahangana nacyo ukazagitsinda, ariko ukagitsinda warakomeretse, ukagitsinda warakennye, ukagitsinda utagishoboye. Ngo munyumviye nabatsindira iki? Nimurebe uwa nyuma wa 17 uko ivuga. Nta mwanya mfite, ndumva nimusubira mu rugo mwebwe muraza kwiyuzurizaho. Aravuga ngo nabagaburira amasaka agize ate? Ahunze. Kandi naguhaza ubuhura bwo muki? Mu mbingo. Ibi ni ibintu biri, izi ni details zihambaye. Yaba nari mfite umwanya uhagije, ariko niba wanditse mu gakaramu nugerayo uragira ute? Uraza kubyisomera. Ngo nabagaburira amasaka ahunze cyangwa se y'amahundo. Amasaka y'amahundo ni ibishaka binini bahingaga kera, sinzi niba bikibaho, binini uburyo ikabare umuntu ashaka kujya mu murima w'amasaka, amasaka yeze ni bitobotobo, ni bitonto, sinko byita mu Kinyarwanda. Akicara akayahekenya gusa ashonje, kuko habaga hari mu runtu rw'urusukari, habaga huzuyemo starch.
wamara guhekenya ayo masaka umuntu agahaguruka akagenda urugendo rw'ibirometero bingahe ngo nabagaburira amasaka ahunze. Ikindi iyo avuga amasaka ahunze avuga amasaka bamaze kwinika agahunga, aba yavuye mu kuba makoma agahinduka kubi nibyo ntaza kubivanga, aba yavuye kuba makoma agahinduka amamera, haba hinjiyemo indi enzyme ya sweetness, haba hakikingizemo sugar levels zazamutse, akava muri starch akinjira muri glucose. Iyo rero iyo ayo masaka bamaze guhunda, iyo yariye cyangwa bayaseye ukaba warigata n'ifu cyangwa ukanywa ikivuge cyayo cyangwa umusururu wayo n'ingakashara katoko bana, urumva aravuga ngo nzabagaburira ayo masaka y'ubwo bwoko. Ayo ngayo ntabwo abonwa na buri muntu kuko abonwa n'abahinzi bahinze, ntabwo ari aya buri muntu, abonwa n'abakoresheje imbaraga. Ngo we nunyumvira ukareka ibigirwamana nzakugaburira amasaka y'iki y'amahundo. Noneho yarangiza akavuga ngo nindangiza ndasoreza kuri cyo ngo nzakugaburira ubuki bwakozwe n'ubuhura. Ubuhura ni iki? Urazi ko abantu benshi muri abanyamujyi utu tuntu ntago mutuzi. Ubuhura ni utuntu tw'udusimba dutoya twenda kumera nk'inzuki, ariko two ntabwo ari inzuki, tukenda kumera nk'amavubi, ariko si amavubi, ariko turadwinga mister. Iyo kakurumye kararuma, ariko tuzi gukora ubuki bwiza koko bukomeye, ntago buba bworoshye nk'ubwiki shemon uyu w'abanyamujyi. Ibyo mwabibwirwa nanjye ninjye wabibabwira jyenyine, nukujya mu celebrating impamvu nakuriye mu cyaro. Rero murabyumva. None hakavuga ngo yakugaburira ngo ubuki bw'ubuhura. Ubuki bw'ubuhura babuha abana barwaye bwaki, ubuki bw'ubuhura babuha inyana zirwaye inzoka. Ubuki bw'ubuhura burakiza kubera ko baba bufitemo ka kantu k'umuhondo kakandi kaba mwigi. Maze Imana ikavuga ngo nuyumvira wowe izakugaburira kuki kubuhura. Ko mutambaza aho buva bwavuye hehe? Mwijuru. Come on, murabyumva neza. Ntabwo Imana yacu iri kure nka Bayari, ntabwo iri kure nk'abapfumu, ntimanze kudukangakanga. Ni Imana y'urukundo, ni nyembabazi, igira ubuntu, ntigira ukwisa, yuzuye umucyo. Ngo nzakugaburira ubuki bw'ubuhura. Murabyumva. Noneho nimwumverera aho izabukura. Ngo buri muki mu rubingo. Uzi impamvu buri mu rubingo se? Abatabizicwa no kutabimenya. Urubingo na agati gato kandi bumera ari bwinshi, murabyibuka? Noneho imbere mu rubingo habamo umwobo, niko bavuga? Habamo umuheha. Good. Habamo umuheha imbere. Noneho karagenda ubuhura butangira gukorera ubuki hano hejuru, kakamanuka gashyiramo ibimamara, gashyiramo bukarinda bwagera hariya hasi. Noneho wowe icyo ukora ni ukuza ugatema urubingo gusa, ugapfuka hasi, warangiza ukitwarira mu rugo, ugashyira ku isahani ukagira ute, ugapfukura, ubuki bukuzura aho ngaho. Murabyumva? Noneho rero impamvu avuga ngo azatugaburira ngo buri mu rubingo, aho buri mu rubingo rubutandukanira n'ahandi. Icya mbere, ubuki buri mu rubingo buba buri clean, busukuye, kubera ko urubingo nta taka riba ririmo, taka niryo ryica ubuki. Ikindi cya kabiri, imbingo ni nyinshi. Murabyumva mwa abantu b'Imana mwe? Ziba ari nyinshi, ziba hamwe ari nyinshi. Kimenyesha ngo kuwa mbere uzagenda uca urubingo rwuzuye iki? Ubuhura. Kuwa kabiri uca urubingo rwuzuye iki? Kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kubera ko imbingo ni nyinshi. Ariko ngo nimwumvira nde? Uwiteka. Niwumvira nde? Uwiteka. Bagabo bene data, nimwumvira nde? Urugo rwawe izaruhaza ubuki bw'ubuhura, izaruhaza amasaka y'iki? Y'amahundo. Niwumvira Uwiteka, business zawe zizahinduka nka bwa buki. Murabyumva mwa abantu b'Imana mwe? Ibyo nibyo Imana idusaba. Reka dusenge. Uri Imana yumva amasengesho. Uhereye kera kose ngo wari Imana, isi n'ibiri mu ijuru bitararemwa. Ngo uri Imana nyamana, nyamara wahoze uri Imana. Ngo uri umucyo, umucyo ngo uvira mu mwijima,
kandi ngo iyo umwijima ubonye umucyo urirukanka ugahunga. Iyo niyo Mana yacu yadusezeranyije kutugaburira ibiryoshye, idusezeranya ubuki, idusezeranya amasaka y'amahundo, idusezeranya kutwirukanira ababisha no kutugirira neza no kuturinda, idusezeranya kudutetesha. Tugirire neza igitondo cy'uyu munsi, aba bagabo bahagaze imbere yawe ubagirire neza, ingo zabo zuzuzemo amasaka y'amahundo, bagaburire kuri bwa buki bw'ubuhura, ubuki buvuye mu rubingo. Nibamara kubunywaho ntago bakumvira indi mana iyo ari yo yose, bazumvira Imana ya Isirayeli ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Yesu Holy One Liga Yesu umusayi gonazi zizane baza Yesu muro. Amen. hanyuma kandi amashyi y'Uwiteka Imana yavugaga tuyazamure. Imana ishimwe. Tugeze mu mwanya rero wo gutanga ituro. Tugiye gutanga amaturo, ibya 10 n'amaturo. Buri muntu wese ituro rye arifate, hanyuma ubanze urisengere, urisezereho, hanyuma uritange. Cya kabiri, ushobora kuba udafite cash, ariko dufite kode. Okay, bayishyizeho hariya, nahangaha iriho. Niba ufite amafaranga kuri telefone nabwo urayohereza unyujije kuri iriya kode. Mwami Imana yacu, turagushimira amasezerano yawe tumaze kumva mu ijambo ryawe, nande twumvise kuva kera, niyo twabayemo, niyo twagendeyemo, niyo tubeshaho, niyo duhagaritse n'uyu munsi. Izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana, tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo, icya 10, amashimwe. Amaturo tugutura Nyagasani ntabwo ari ibiguzi by'imigisha waduhaye, ahubwo ni ikimenyetso cyo kukugaragariza ko tuzirikana neza ko ibyo dutunze byose ari byawe. Warabituragije, dukozemo rero ngo tubikugarurire kugira ngo tukugaragarize ko tuzirikana ibyo. Tanga umugisha kuri buri wese, kandi turatuye ry'ibifatika ribanzirizwa no gutura umutima we, kuko imitima yacu niyo ushaka mbere y'ibindi. Duha umugisha muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Nyuma yo gutura, ariko warimo gutura n'ibiseke ntibibabuze gukomeza, kuko turagira ngo twihutishe gahunda. Turifuza ko uyu munsi nubwo twagizemo ibikorwa byinshi ariko ntawe biza kubangamira mu buryo bwa gahunda. Murabizi hano turi mu mujyi, hari abantu baba bafite imirimo, bafite za shift bajya gukora, bagomba gusubira ku kazi. Tugerageza kwihutisha gahunda iteka ryose ngo twubahirize igihe. Byo kwisanzura tukageza saa 9 ntibirimo. Rero turagira ngo dusabe Perezida wa Fathers Union James Kazubwenge, mugeze kumubona Bishop amuvuga, aze ngira ngo ntabwo bimuderanja na gatoya kuza akatwira ibikorwa bya Fathers igihe abandi barangiza gutura bibiseke, hanyuma gahunda zikakomeza. Murakoze. Bamushakire mikrofone ye. Iyi ni yanjye. Mwiriwe, tabashubuje mu izina rya Yesu. Kuba afite order of service, tugiye kugera mu mwanya mwiza w'umunsi nyirizina wo kwinjiza abagabo, ubanzirizwa n'ijambo ry'umukuru w'abagabo, yarangiza agaragariza itorero n'abashyitsi bacu ibikorwa Fathers Union ikora cyangwa yakoze mu mwaka, akanabagaragariza ndetse n'ibyo bateganya gukora umwaka utaha. N'incamake, ntabwo ari byose ariko tuvugaho bike by'ingenzi. Munyemerere rero nangire n'ijambo nyakubahwa umwepiskopi wa Diocese ya Kigali, nyakubahwa umwepiskopi wa Diocese ya Gahini,
nyakubahwa umwepiskopi wa diyosezi ya Karongi, nyakubahwa umwepiskopi mukuru wacyuye igihe wa provinsi y'itorero Anglican mu Rwanda, His Grace Retired Emmanuel Korini, nyakubahwa pasiteri mukuru wa paruwasi ya Remera akaba n'umushumba na patroni w'abagabo muri paruwasi ya Remera Canon Antoine, banyakubahwa abakidikoni n'abakanoni, banyakubahwa abapasiteri mwaturutse mu maparuwasi atandukanye, mbonereho no kubavuga bamwe baturutse Gikondo, Ibutare, Gasabo, Matimba ndetse no mu bukidikoni bwa Kanombe, banyakubahwa inshuti za paruwasi, nyakubahwa mukuru w'abakristu ba paruwasi ya Remera, banyakubahwa bayoboye Fathers Union y'umuryango tuyoboye uyu munsi, banyakubahwa abakristu ba paruwasi ya Remera, inshuti bavandimwe, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Dufite abashyitsi b'ingeri zose, ariko mu nyemerere dutangire dushima umwepiskopi wa diyosezi ya Kigali ku busabe dufatanyije n'umuyobozi wa paruwasi Canon Antoine. Twamusabye ko adutumirira abandi bapeskopi kubw'intego dufite n'abagabo ba Fathers Union muri paruwasi ya Remera. Nyakubahwa umwepiskopi wa diyosezi ya Kigali, turagushimira nk'abagabo kuko wumvise gusaba kwacu udutumirira inshuti zacu, utumira umwepiskopi wa diyosezi ya Gahini, mu by'ukuri ni inshuti y'uyu muryango, udutumirira umwepiskopi wacyuye igihe kuko muri prorogative zawe ni wowe ubatumira kuko ni umufazazi waherewe certificate aha hantu, udutumirira n'inshuti watugejejeho mu by'ukuri umwepiskopi w'umumisiyoneri muri diyosezi ya Karongi. Turagushimira. Intego nyamukuru y'ubu butumire nyakubahwa umwepiskopi ntabwo ari ukwirata, ntabwo ari ubwibone muri paruwasi ya Remera, ahubwo n'ibyo dufite twifuza ko inshuti zacu zakomeza kubyumva zikabigeza mu madiyosezi yabo no mu maparuwasi, uyu muryango ugashinga imizi. Turagushimira rero ko wabazanye kandi wabatumiye bakakumvira. Turashimira by'umwihariko Canon Antoine Rutayisire, ariwe muyobozi wa paruwasi, utanga urubuga mu by'ukuri mu bushishozi abakristo bakagira uruhari mu kubaka umurimo w'Imana. Batumirwa baraha, ibi byose mubona amagazi imbere yanyu, abagabo bashimwa, nuko hari uruhari rw'umukristo mu murimo w'Imana. Kano rero turagushimira mu rwego rw'abagabo kuko utanga urwo rubuga uyobowe n'Umwuka Wera. Turashimira aba Fathers Union baturutse impande zose, nyakubahwa umwepiskopi wa diyosezi ya Gahini, twatangije umuryango wa Fathers Union muri paruwasi ya Matimba, ariko dufite amashimwe akomeye cyane, imbuto twabibye nabo batangije muri paruwasi ya Kagitumba, barakomeza bajya muri paruwasi ya Bwera, ngira ngo ubu mbetse bageze kure. Banyakubahwa inshuti zacu za Matimba, rwose turabashima kuko urumuri twabagejejeho mwararukomeje, none rugeze kure. Mumere Imana icyubahiro. Nyakubahwa umwepiskopi, banyakubahwa abatumirwa bacu mwese, umuryango Fathers Union umaze gukora ibikorwa byinshi. Bimwe muri ibyo nibyo mwumva, tumaze gutumira bambe gutangiza uyu muryango hirya hino, ndetse muri diyosezi ya Butare hari ubahagarariye ngira ngo waturutseyo, ndetse no muri diyosezi ya Gasabo, nubwo His Grace yari afite undi murimo yateguye kera, ariko ngira ngo tuzajya no kubatangiriza, ngira ngo umwaka utaha nabo bazinjiza, kandi abagabo bazahaguruka hano baberewe batangiza iki gikorwa. Mu izina ry'umuryango wa Fathers Union no mu izina ry'ubuyobozi bwaryo tubifurije umunsi mwiza wa Fathers Union, mwaje kwifatanya natwe kuwizihiza. Bagabo bashya bagiye kwinjira, mwese muri abakristo ba hano, mwarigishijwe, mwaratojwe, mwarahuguwe, turabasaba kuzagendera kuri izi ndangagaciro. Iya mbere, kuba abagabo bubatse ingo za gikristo zigendera ku ijambo ry'Imana nk'uko twabibigishije kandi nk'uko twabitojwe, tubisanga muri Bibiliya ndetse muri Matayo 7:24. Gutoza abana bacu kuba nabo mu nzu yacu kubaha Imana, banyakubahwa baraha,
aba bagabo ejo barasinye basinyira imbere y'umuyobozi wa paruwasi indahiro zikomeye cyane bari bwongere bagasubiramo aha ngaha yuko bazagendera kuri aya mahame inkingi enye zigize uyu muryango, yuko bazatoza abana babo n'abo mu nzu yabo kubaha Imana no kugendera amategeko yayo, kuba abagabo bakoreshereza Imana impano n'ubutunzi bwabo, kuba inkingi z'itorero. Banyakubahwa abakristo baraha, banyakubahwa abashyitsi bacu, nyiramaso yerekwa bike. Ibi bikorwa bya Remera aba bagabo ni benshi babigiramo uruhare, ndavuga nategwa kuko iyo umugabo yafashe iya mbere umugore arakurikira, umwana agakurikira, ndetse n'abo mu nzu babana nabo bagakurikira. Nongere mbashimire banyakubahwa Episkopi muteraniye abashyitsi bacu beza, mbashimira aba bagabo nk'uko kanoni yabivuze, igikorwa cyose kijyanye no kwagura ubwami bw'Imana bafata iya mbere, bagaterwa inkunga n'abagore babo n'abana babo, maze Uwiteka agahabwa icyubahiro natwe tugahabwa umugisha muri Remera. Murakoze cyane nyakubahwa mu Episkopi. Uyu munsi mu by'ukuri munyemerere tubagezeho bimwe mu bikorwa Fathers Union yakoze muri uyu mwaka wa 2021. Nk'uko mubizi 2020 ni umwaka tutashoboye kwinjiza abagabo, ariko mu by'ukuri 2021 nubwo twatangiye gusenga bitinze, ariko hari ibikorwa byakoze. Nyakubahwa mu Episkopi mu nshingano za Fathers Union, ibikorwa bikorwa mu nkingi enye zibarizwa mu makomisiyo. Komisiyo y'ivugabutumwa ifatanyije na Fathers Union yigisha abageni. Aba bose mwabonye bari aha ngaha babarangaga, baba baranyuze imbere ya Fathers na Mothers bakabigisha dukoresheje inyigisho zemewe, ndetse twagizemo uruhare mu kudevelopa dufatanyije n'umuyobozi wa paruwasi Canon Antoine Rutayisire mu bitabo bibiri dukoresha tubigisha. Muri uyu mwaka rero abagabo bigishije Fathers Union yigishije abageni bagera kuri 101. Imagine aho bafunguriye insengero tumaze kwigisha abageni 101. Murumva ni igikorwa cyiza kandi mu by'ukuri turagishima kuko kibonekamo umusaruro. Habayeho ibiterane, dushima Imana yuko ndetse muri ibyo biterane bimwe twagiriye ubuntu no kubana n'abasenyeri bacu. Mu Episkopi wa Diocese ya Kigali yarakirimo, cya Zoom, mu Episkopi wa Diocese ya Gahini yarakirimo, mu Episkopi wa Diocese ya Karongi nawe yarakirimo. Bene data bakundwa, nibyo guhereza Imana icyubahiro, mushime cyane kuko aba bantu baradukunda cyane kandi turabizirikana. Mwarakoze cyane. Hari ibiterane byinshi byakozwe, ntago ndi burondore kuba afite izi booklet, murabibona. Nababwiye ngo nyiramaso yerekwa bike. Hari ibiterane byinshi byakozwe, muraza kubona dutwara ivugabutumwa. Aha iyi foto mubona ntabwo ari ugufungura Fathers Union muri Matimba, ahubwo twari twasubiye tugiye kubasura kubw'umurimo mwiza. Nk'uko Paulo yajyaga bandikira akababwira, natwe dufata umwanya aho twagiye tubiba imbuto tukajya kureba uko zeze kandi zareze. Turabashima Mugabo na John, rwose umurimo mukora mwiza. Banyakubahwa mu bikorwa dukora harimo kwifatanya n'abagize ibyago. Iyo umwe yapfushije abagabo bambara kuriya rwose bagatangira umuhango, bakabana n'umuryango, bakajya muri morgue, bagakojya mu rugo, bakaza mu rusengero, bagasoreza kunuza. Ngira ngo bimwe murabibona, twashyizemo amafoto. Mushobora kuvuga muti kubera iki, ariko ni byiza ko mubibona ibikorwa dukora kugira ngo nibura ababikunda batugane dufatanye uyu murimo. Banyakubahwa bayobozi bacu, uyu muryango washyizwe mu matsinda. Umuyobozi wa paruwasi yababwiye ngo tumaze kugira abagabo bagera muri 300 kugira ngo bayobore n'ibyoroshye. Muri uyu mwaka twashoboye gushyira abagabo mu matsinda kugira ngo nibura aya matsinda matoya ashobore kumenya ibibazo bibarizwa mu miryango yabo, kugira ngo nibura ibibazo bishobore kumenywa hanyuma bishobore no gukemuka. Banyakubahwa twagize amahugurwa. Banyakubahwa muraza kubona muri iyi order of service harimo intebe nziza, abantu mwicayemo abashyitsi. Izi ni intebe z'abashyitsi n'abantu bakoreye Imana. Uru rusengero uko murubona abagabo babigizemo uruhare. Ntabwo rero ndi buvuge byinshi. Nyakubahwa mu Episkopi, nyakubahwa bashyitsi bacu, mu by'ukuri ibikorwa birigaragariza. Murabibona Remera
igikorwa cyose gikorwa ahangaha abagabo bakigiramo uruhare dufatanyije na Mothers Union. Icyo twebwe dusoza dusaba abepiskopi banyakubahwa abepiskopi inshuti zacu nuko uyu muryango mu by'ukuri mwawufata ingufu mwashyize muri Mothers Union ikamenyekana ku rwego rw'igihugu, ingufu mwashyize muri Youth Union zikamenyekana, nuko uyu muryango nawe mwawufata mu by'ukuri mugashyiramo ingufu, kuko Imana ijya guhamagara yaremye Adamu, Imana ijya guhamagara ihamagara Abrahamu, ihamagara Dawudi, ihamagara Yesaje, atoranya intumwa 12. Banyakubahwa abepiskopi bakuru b'itorero, reka uyu muryango ureke gusigara inyuma, kandi Yesu tugera ikirenge muri we yahamagaye abagabo. Ndabasaba ko uyu muryango muwuha ingufu mu madiyosezi yose, mu maparuwasi yose, hanyuma ivugabutumwa rigasakara, kandi mu by'ukuri aba bagabo bafashe iya mbere bagahabwa ibyo bagomba guhabwa nk'uko Mothers Union bihabwa, ni ukuvuga ngo urubuga mu gaciro. Njya numva ngo hari Mothers Union muri Swede, muri Sinode, ariko Fathers Union banza itaragera. Ariko navuganye na Bishop, aba Road Bishop muri Diocese ya Kigali, ngira ngo Fathers Union igiye gutera intambwe ijyemo, ndetse mu by'ukuri no kuri Bukidi bambe no kuri province turasaba ko uyu muryango ukomera, kuko nukomera muzagira ingo zubatse mu buryo bwa Gikristo, muzagira abana b'itorero beza, muzagira igihugu kizima. Musoze mbagezaho ibikorwa duteganya. Nyakubahwa umwepiskopi wa Diocese ya Kigali, uyu mwaka nkuko mubibona abagabo si bose siko baje, muri 340 bababwiye hari abantu b'abagabo twabuze, byago nukabure kandi nugahere. 2018 ngira ngo nibwo duhere na 19, yes niba atari na 20, nibwo duheruka gubuza abagabo bambe kubura umwe mu bagabo. Buri mwaka twari hamaze kumenyerwa ko Satana turwanya uko dusoza umwaka umufazazi akitaba Imana cyangwa umufasha we akitaba Imana. Turashima Imana ko uyu myaka ishize 2 twarasenze nk'abagabo mu masengesho twafashe, turavuga ngo Satani witusuzugura. Twagize ibyago, umuryango wa Dr. Byamungu uragenda, muribuka umuryango wa Samuel gihe buraga abana dusoza umwaka, ariko ndashima Imana ko Imana yumvise gusenga kwacu. Bivuga yuko mu by'ukuri hari Imana irimo gukora mu muryango yacu. Aba bantu rero baba baratuvuyemo, banyakubahwa bagize bashyitsi bacu, bayobozi bacu, Fathers Union irateganya gukomeza kwegera imiryango yabo yasigaye. Aba bapfakazi, hari umwe mu bagabo wabuze umufasha we, hari abadamu babuze abafasha abagabo babo, hari ababyeyi babuze abana. Turateganya gukomeza kubakurura kubegerana kugira ngo mu by'ukuri babone ku itorero ribari hafi. Tuzakomeza kwigisha abagabo tunabatoza gusenga. Mu by'ukuri ibi biterane dukora, muzi ko uyu munsi nyirizina turimo kwizihiza ubanzirizwa n'igiterane cyitwa Back to Eden. Back to Eden twagize ibihe byiza, abataraje mugerageze gukurikirana kuri YouTube, aho abagabo bahaguruka gushaka ubutunzi Imana yabubaha bakagenda bagiye, aho kugira ngo bagaruke gushima Imana. Imana ikatubwira ngo oya, muri ubwo butunzi bunkoreshereze nkomeze guhira imirimo y'amaboko yawe. So iyo dutegura igiterane cy'abagabo rero, ari kuri Zoom, ari mu itorero, tuba tugamije kugira ngo abagabo bose baze bumve icyo Imana ibavugaho. Tuzakomeza gutegura ibi biterane rero, tuzakomeza no kwifatanya n'abagize ibyago, ndetse tuzakomeza no gufatanya n'abandi bakristo bose kwagura ubwami bw'Imana. Uyu mwaka nyiricyubahiro Episkopi wa Diocese ya Kigali n'utwemerera, turifuza nk'uko twatangije Fathers muri Diocese ya Gahini, umwaka utaha ko twazatangiza nibura Fathers muri Diocese ya Karongi. Rwose mubidufashijemo, ubwo tuzaba tugize nibura amadiyoseze 2, Gasabo nk'uko babidusabye, na Karongi naho nitugendayo tugaplantingayo, ibisigaye Imana izakomeza kubyuhirira kugira ngo nabo batangire bagira icyo bagize. Kuko icyifuzo cyacu no mu gutumirwa kubatumira ni ukugira ngo mudufashe uyu muryango ugende usakare hose. Banyakubahwa abepiskopi batumirwa bacu, munyemerere mbabwire uko umuhango w'uyu munsi ugiye kugenda. Maze kubabwira ibikorwa bimwe mu bikorwa twakoze, maze kubabwira ibyo duteganya gukora,
ngiye kubabwira mu ncamake uko ibikorwa bigiye kugenda muri aka kanya. Murakoze cyane. Munyemerere uyu munsi kubera turi mu bihe bya covid turinjiza abagabo 33. Uko biri bugende bicaye bakurikije muri alphabet. Tuzajya dusoma uwa mbere, uwa kabiri abe yitegura kuko barahaguruka. Nahaguruka uwa mbere ageze hariya umufasha we araza kuza mujyi nyuma. Nta kundi buri bugende nitumusomaje hano dufite certificate turaziha Canon. Canon arahagarara hariya, umwepiskope ahagarara ahangaha, hanyuma uwo dusomye ugiye kwinjira araza n'umufasha we ahagarare hagati ya Canon na bishop kugira ngo habeho ifoto. Iyo certificate nibamara kuyimuha umudamu arasubirayo, hanyuma umugabo winjiye aze hano. Dufite Eric arabereka uko biri bugende. Twihuse nk'abanyaremera bari babagabo badadiye munyemerere Canon na bishop. Turabizi ko tari buhagarara umwanya muremure ariko twakoze amatsinda y'abantu 10. Munyemereye rero rwose mwaza tugatangira uyu muhango nkabagaragariza abagabo bigishijwe bagatozwa bagasobanurirwa, hanyuma umuhango ugatangira. Imiryango ni twebwe nkingi zigize itorero, abagabo tukaba imitwe y'ingo zacu, dushyire hamwe n'abafasha Imana yaduhaye, maze dusohoze umugambi Imana yavuze. Imiryango ni twebwe nkingi zigize itorero, abagabo tukaba imitwe y'ingo zacu, dushyire hamwe n'abafasha Imana yaduhaye, maze dusohoze umugambi Imana yavuze. Bagabo muze, bagore muze, dukora umurimo Uwiteka Imana iduhamagarira, tuzahindura byinshi mu miryango, tuzakiza itorero, duhindura igihugu. Mu ijambo ry'Imana Yosuwa yarabwiwe ngo aho tuzagera hazaba hacu. Tubikore neza. Ngira ngo umukuru wa Fathers Union abagabo yabahamagaye, hanyuma baragaruka hano imbere. Barahagarara kubera impamvu muzi zo muri kino gihe cya covid, turasaba abagabo bose bagiye kwinjira nako bamaze gufata amasertifika yabo, kuko ubundi twagiraga umuhango wo kuza abantu bamuha certificate, hanyuma tukaza kuvuga n'isengero, ariko bishop araza kubasengera yatura yuko babakiriye mu muryango wa Fathers Union, ariko muhagazeho muri tumaze kubabaza. Ubwo ngira ngo icyo gikorwa kirakorwa, waraza kuza tumaze gukora ririya sengesho. Ndagira ngo rero umukuru wa Fathers Union abari hafi nawe yiteguye. Ndagira ngo abagabo mwese tumaze guha amasertifika muhaguruke. Ndagira ngo bene data dufatanije umurimo wa Kristo biremera, cyane cyane aba Fathers mwari musanzwemo, turabereka aba bagabo kandi tubibutsa iri hame Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane akaramata, basangire ubuzima kandi basenyere umugozi umwe, ngo bagere ku mirimo myiza baremewe mu ijambo ry'Imana, bahamagariwe gukorera Imana hano mu isi. Ndagira ngo rero mbabaze mwebwe abagabo twamaze guha certificate, mwemera ndabaza abakristo mwemeraho, mwababonye mwemera ko aba bagabo bari imbere yanyu bakirwa uyu munsi nk'abanyamuryango wa Fathers Union bo muri E.A.R Remera, paruwasi ya Remera, diocese ya Kigali? Mugize neza, mubyerekanishe gukoma amashyi, ariko bitabuza yuko wabaza impamvu yatumwe umwe muri aba bagabo twamaze guha certificate atakwemerwa nk'umugabo umwiringirwa, yazaza akabitubwira hanyuma tukamukuramo. Turabaza, ese muzabashyigikira mu nshingano nshya bagiye guhabwa?
umuyobozi wa Fathers. Ya, murakoze. Fathers Union ifite intego nkuru enye: kuba abagabo bubatse ingo za gikristu zigendera mu ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 7:24, gutoza abana babo no mu ngo mu ngo zacu, kubaha Imana no kugendera mu mategeko yayo dusanga mu Itangiriro 18:18, kuba abagabo bafatanya bagahumurizanya bagakomezanya mu byiza no mu bibi no mu byago dusanga mu Baroma 12:15, kuba abagabo bakoreshereza Imana impano n'ubutunzi bwabo bakaba inkingi z'itorero. Bagabo bene data binjiye uyu munsi, izi ni intego enye z'inkingi za Fathers Union musaba kuzubahiriza ubuziraherezo. Rero dufatanye noneho tubabaze nabo kugira ngo tumenye neza ibyifuzo byanyu ndetse n'icyo mugamije, ndetse no kugira ngo mwongererwe imbaraga zo kugera ku ntego mwiyemeje no kuzuza inshingano nshya mugiye guhabwa. Mugomba kwatura aya magambo akurikira, ndababaza mujye musubiza. Mu by'ukuri wizeye mu mutima wawe ko Imana yaguhamagariye kugira uruhare no gukorera iterambere ry'umuryango wa Gikristo? Ese uzemera gukurikiza amahame ya Fathers Union? Ese wemera inyigisho zo kwizera kwa Gikristo? Ese wowe ubwawe n'umuryango wawe muzita ku masengesho no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umuryango wawe ukurire mu kwizera kwa Gikristo? Ese uzagendera ku mubatizo no ku masezerano yo gushyingirwa hanyuma wigisha abandi bagabo uku kwizera kwawe? Reka dufatanye iri sengesho. Abafathers binjiye uyu munsi ndabafasha kugira ngo Mana ishobora byose, Data wa twese, muremyi kandi murinzi w'ingo n'imiryango, dushyize mu maboko yawe ingo z'aba bagabo zuzuza ukwizera, ubugwaneza, ubwenge, umutuzo, kwihangana no kwezwa. Turasenze ngo tugirire ubuntu, uduhe gukunda abafasha n'abana bacu nk'uko Kristo yakunze itorero. Kandi Data mwiza, turakwinginze ngo urandure imizi yose y'uburakari, imizi yose yo kwifuza icyubahiro cy'ubusa ndetse no kwiyemera mu buzima. Twongere urukundo n'ubugwaneza muri twe, kandi Mana uduhindure kuba beza kuri buri wese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka rero ngira ngo hano dusabe umwepiskopi ashimangire yuko yabakiriye muri uyu muryango, hanyuma abasengere. Hanyuma niturangiza namara gushimangira uko kubakira, noneho turashimangira amasezerano y'abafathers twese, ari abubu ari n'abakera. Turahaguruka dufatanye. Ngira ngo niba bashobora kuba babishyize, ntabwo mwabishyizeho, ubwo abagabo barirwanaho. Murakoze cyane. Reka twese twerekeze ibiganza byacu by'uburyo kuri aba bantu, tubasengere mu izina rya Yesu. Turagushimye cyane Mwami Mana yacu kuri aba bantu biyemeje kugukorera, kugendera mu nzira zawe, bita kubo bashakanye, bakunda abana babo, bagukorera mu rusengero rwawe ndetse n'ahandi hose bahamagarirwa kuba bari. Tubashyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Ukomeze kubafasha muri zo inshingano bemeye, kandi umwuka wawe wera abuzure kugira ngo inshingano zabo bazikoreshe ubugwaneza. Tubisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Kansabe rero aba bagabo bashimangira amasezerano. Murashyira ibiganza byanyu hejuru, ndetse na certificate zanyu muzifite muzifate hafi, noneho mushimangire neza. Turasimbuka abafathers bafite izi booklet. Turasimbuka hariya havuga ngo jyewe. Turahera hariya maze gusoma no gusobanukirwa neza inshingano zanjye muri Fathers Union, niyemeje ku bushake bwanjye kuyijyamo no kwibera umunyamuryango. Niyemeje kubahiriza amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere
n'amategeko agenga imyitwarire y'umuryango wa Fathers Union. Nzitabira inama zose n'ibikorwa byose bya Fathers Union nk'uko bikubiye mu mategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere. Nzatanga umusanzu ngarukamwaka w'abanyamuryango n'izindi nkunga zose zikenewe. Niyemeje kuba umukristo w'intangarugero mu mibereho yanjye, mu mikorere no mu mibanire n'abandi, ndangwa n'ubunyangamugayo n'indangagaciro zubakiye ku ijambo ry'Imana. Nzaharanira kuba umurinzi w'urugo rwanjye, ndurinda impagarara, ndurinda amakimbirane kandi nduteza imbere mu buryo bwose. Nzaharanira gushishikariza urugo rwanjye rwose kugendera mu muco wo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kuyoborwa naryo muri byose. Nzaharanira kuba urugingo ruzima rw'itorero, nitabira amateraniro uko mbishoboye, nkoreshereza Imana ubutunzi bwanjye, impano zanjye n'igihe cyanjye. Imana ibimfashemo. Amen. Ndagira ngo rero tugane ku musozo mu izina rya Paruwasi ya Remera. Nongere nshimire umwepiskopi wacu wa Diocese ya Kigali, nshimire retired Archbishop Emmanuel Korini, nshimire n'abandi bepiskopi baje kudutera inkunga no kudushyigikira, nshimire abacidikoni bagenzi banjye, nshimire abapastori dufatanije umurimo, nshimire n'abafasha babo baje babaherekeje, abo bashyitsi bacu bose. Nshimire n'aba Fathers Union bo mu maparuwase andi atandukanye y'inshuti zacu, nshimire n'abandi bashyitsi babaye hano, ariko kuruta ibindi byose nshimire aba Fathers bashya n'abasanzwemo, nshimire n'abakristo bose biremera, kuko mwese mwihanganye murategereza kandi murabona ko tutatinze cyane ko n'ubundi aya masaha niyo dusanzwe turangiriza. Reka nsabe rero umwepiskopi wacu wa Diocese ya Kigali adusabira umugisha dusoza gahunda, kuko nta kindi kintu gisigaye inyuma. Murakoze. Turabashimira cyane mwese kwihangana mwagize uyu munsi, mwicaye umwanya munini cyane, noneho nimuhaguruke tugiye kwakira umugisha w'Imana. Ariko numvaga Your Grace retired Archbishop kuri twakubaha tukaguha chance mu izina ry'umwepiskopi wa Diocese ya Kigali, ukaza akaba ari wowe uduhesha umugisha. Noneho uko turi busohoke ntago turi bubemerere kuturamutsa cyane, sibyo ra? Turacyari mu bihe by'icyorezo, mwihangane. Fathers Union muraza kutujya imbere, dukomeze tujye hahandi hepfo, ntabwo turi buhagarare. Hanyuma ubwo nyine nitugera hari abapastori baratuyobora uko bigenda, sibyo mw'abantu b'Imana mwe? Muri hangana, igihe gitaha tuzongera duhoberane, turamukanye, dukundane, kandi murabizi ko tubakunda. Mudahari ntitwahaba. Murakoze. Reka dusenge. Amahoro y'Imana aruta uko umuntu yibwira, ndi mitima yanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo murusheho kumenya no gukunda umwami wacu Yesu Kristo. Kandi amahoro y'Imana ishobora byose, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubane namwe, cyane cyane abagabo binjiye mu muryango w'abagabo, ubw'icyubahiro cy'Imana no kubaka ubwami bwayo none n'iteka ryose. Amina. Tendereza Yesu, Yesu uri mwana gwendiga, Yesu omusaigo naziza, ebasa Yesu murakozi, Yesu tukutendereza, Yesu, Yesu imwana gwendiga, omusai kuna ziza.